Ndabasuhuje bene data, Uwiteka abishimire. Yesu ashimwe cyane. Nizere ko muri amahoro. Dukomeje za nyigisho zacu, mukomeze mukurikire kandi mukomeze mukande subscribe kugira ngo izi nyigisho zibagereho kandi zibagereho ku gihe. Uwiteka rero abagirire neza. Dukomeje ya nyigisho ushize twarebaga ku muntu ushaka gukizwa. Ese bigenda gute? Ese wakijijwe bigenda gute ngo abigumemo neza? Ese ubana gute n'Imana mu gakiza? Bigenda gute kugira ngo ubigumemo neza? Bigenda gute kugira ngo Mwuka Wera atarambirwa akakuvaho kubera imyitwarire wagize idahwitse? Uyu munsi rero hari indi ntwaro tugiye kureba ugomba kwitwaza, nubwo tuzayiganiraho birambuye tukagenda tuvuga uburyo ikoreshwa. Reka uyu munsi tuvuge ku kintu cyitwa gusenga. Gusenga ni kimwe mu ntwaro umukristo agomba guhorana muri uru rugendo. Gusenga ni intwaro imenagura ibihome. Gusenga ni inzira uhuriramo n'Imana, niho uvuganira n'Imana. Gusenga ni ubuzima bw'umukristo wemera yuko yakijijwe. Gusenga rero icyo ngira ngo tubivugaho uyu munsi, gusenga hari igihe abantu basigaye basenga akagira ngo kuko yasenze, ariko akenshi ugasanga abantu benshi bari gukorera mu marangamutima. Ugasanga umuntu yasenze, yarize, yatakambye, ariko yari yibereye mu marangamutima. Ugasanga umuntu yagiye mu materaniro, yavuze, yabwirije, ariko ukumva yari yibereye mu marangamutima. Ese ni gute twasenga koko turimo dusenga nyakuri? Gusenga ubundi ni ukuganira n'Imana. Isengesho ryawe rero kugira ngo wumve ko ari isengesho, Pawulo atugira inama yo kuvuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Bitubona mu Befeso igice cya 6. Mwuka Wera burya niwe mufasha wacu. Mwuka Wera ngo hari n'igihe ajya tunihira iminiho twabuze n'amagambo tuvuga mu masengesho yacu tubwira Imana. Niyo mpamvu rero Pawulo akomeza tugira inama ngo dusengeshe umwuka iteka. Usengera mu mwuka ntabwo wasengera washiduka wagiye mu marangamutima, ahubwo Mwuka Wera kuyobora ku isengesho rya nyaryo wakwiye gusenga koko, maze rya sengesho ryawe koko rikagera ku Mana. Rero gusengera mu mwuka bitandukanye no kwivugira ibyo wishakiye. Hari igihe umuntu asenga akurikije situwasiyo arimo, ugahora uvuga ijambo rimwe, ugahora usaba Imana akawunga kubera yuko uhorana inzara. Ese iryo naryo tuzaryita gusenga? Niba hari undi muntu waguha akawunga utarinze unasabiriza, ubwo koko Imana niyo twakagombye guhora dutura isengesho ryo gusaba dusaba. Mvuze akawunga kubera yuko ni urugero, ntago nshishije bugufi abarya akawunga, ni urugero nari ntanze. Ntago Imana ariyo gusenga dusaba gusa dusaba. Isengesho ntago ari ugusaba gusa. Yego no mu isengesho gusaba Imana ibyo ukeneye, ariko kuganira n'Imana ntabwo uganira nayo usaba gusa. Ibaze nawe uhuye n'umuntu mukuru cyangwa n'umuyobozi mu buryo busanzwe, mukajya muhura umusaba gusa. Ese byaba ari byo? Niyo mpamvu rero Pawulo atugira inama yo gusengesha umwuka buri munsi, kuko niwe utubwira ngo ibi ngibi birakwiye cyangwa ntibikwiye. Mwuka Wera rero tugomba kumusaba kandi tugakorana nawe buri munsi, niho tuzagera kure, niho tuzasenga isengesho koko rifite ireme. Ikindi kandi kiranga umuntu ukijijwe kandi akorana na Mwuka Wera, dukwiye kugendera mu mucyo. Ibintu byose dukora twakabwiye tubikora ku karubanda. Hari ingero nyinshi zisigaye zitangwa, ugasanga umuntu afite telefone, umupata nawe ntashobora kurebamo, umugore wawe ntashobora kureba muri telefone yawe, umugabo wawe ntashobora kureba muri telefone yawe. Kubera iki? Uri kwikeka ibirimo, uri kwikeka ibyo wandika, uri kwikeka ibyo uvugana n'abo muvugana, kandi ko ngo uri umurokore, uri umukristo. Ibyo mu bwihisho ntabwo ari iby'umuntu wakijijwe. Ibikorerwa mu bwihisho, niba hari ibintu wumva runaka atabona, ubwo ngubwo ntabwo ari ubukristo. Aho ngaho wishyireho akabazo. Gucengacenga no kwikekakeka ntabwo rwose byagakwiye umukristo. Ntabwo umukristo yagakwiye
gucengacenga bene se, ngo mwene so ugira ibyo umubwira, ugira ibindi umuhisha. Ni ukuvuga ngo ibyo umuhishe harimo ikibazo. Ikintu uzumva rega hari kanaka utashobora kucyumva, harimo ikibazo. Niba mufashe muri mu murongo umwe, niba muri mu rugendo rumwe, mwagakwiye koko kugendana. Niba abantu barubakanye, bakwiye gusangira ubuzima. Niba abantu basangiye ubukristo, bagakwiye kugendana muri urwo rugendo. Ntabwo rero iyo utangiye guhishahisha, ntabwo ibyo rwose biri mu ndangagaciro za gikristo. Ikindi uzasanga hari abantu bakorera ijisho. Niba bosi wawe, tujya tubikerensa kandi rwose ntabwo ari byo, bosi wawe niba adahari ntukora, wigiriye kuri computer, uri kwirebera kuri za social media, wabona bosi aje kongera ugatangira gukora akazi, ngo ntabwo ari ubukristo, urimo uracitinga. Ko ni ukwihishahisha, ni kwa kundi twavuze, ntabwo ukorera mu mucyo. Rero ndagira ngo bene data mbabwire yuko utungutu ni utugero dutoya gusa mbahaye, ariko ibikorerwa mu bwihisho bizagera aho bigaragara, kubera yuko ntago umunsi nugera Yesu nagaruka, ntago uzavuga ngo we ntago yakubonye. Kandi Yesu aratureba buri munsi, ibyo turimo byose, ngo n'umwambaro twambara, n'icyo twambariyeho abakireba. Ibyo uhisha no mu mutima wawe arahareba. Ibyo uhisha bene so, ibyo uhisha pasitori, ibyo uhisha umubyeyi, ibyo uhisha nde, Yesu arabireba. Rero gendera mu mucyo, gendera mu mucyo nk'uko ijambo ritubwira, gendera mu mucyo, kuko ngo mwese muri abana b'umucyo. Abakijwe n'abana b'umucyo, n'abana b'amanywa, ntabwo ari abana b'ijoro. Iby'ijoro, abagenda ijoro ni abasambanyi, abagenda ijoro ni abasinzi, abagenda ijoro ni indaya n'ibisambo. Ntabwo we nk'umwana w'Imana wagakombye gukorera mu mwijima. Umwijima ushushanya ikibi, umwijima ushushanya se w'ikibi Satani. Ntabwo rero wakagombye gukorera munsi y'umwijima, munsi y'ubwihisho, ahubwo wakagombye gukorera mu mucyo. Ibintu byose reka tubikorere mu mucyo, niba ntacyo twikeka, kuko iyo umuntu ari mukuri yumva nta mutima umushinja. Reka rero umuntu wese wakijijwe abe mu mucyo kandi akorere mu mucyo. Imana ibahe umugisha. Rero tuzagaruka tubabwira ku gusenga nk'intwaro ikomeye y'umukristo, uburyo twasenga, uburyo twasenga dufite intego. Tuzabiganiraho igihe kirekire. Uwiteka abahe umugisha kandi Uwiteka abagirire neza, mu izina rya Yesu, amen.